bisobanuye ko rero buriya iki kintu cyari cyapanzwe ku Wanyanasiya cyari ikintu cyo gutesha agaciro Pasiteri Theo, cyari ikintu cyo kumutesha agaciro. Wari buze kubibona iyo Steven aryamana n'Uwanyanasiya n'amavideo yari bujye hanze nka yandi ya Yamana, kugira ngo urugo rw'inzahuke rube mu mwaka baje bashaka gutesha kagaciro n'icyacyubahiro cya Theogene. Nimurebe wa mugore wa Theo umwaka utarashira apfuye, murebe ibyo akoze, dore amavideo, kugira ngo iri zina Pasiteri Theo baryanduze. Buriya iki nicyo Imana yatabariye, iki nicyo shitani yarashakaga. Noneho urumva Pastor Steven yaje muri uwo mucyo, ariko ikintu yashakaga gikuru kwari ukugira ngo abone uyu mugore amubone. Ariko amakuru akavuga ko nyine Imana yaje gukinga ukuboko, arokoka uyu icyo nakwita umwaka. Uwanyanasiya buriya yarokotse umwaka. Ni ukuvuga ngo uyu Steven ni muntu ki? Wenda nanjye simuzi neza, ariko hari bimwe mu byo nashoboye kumenya. Ni ukuvuga ngo uyu Steven witwa ngo ni Pasiteri, iri zina rimaje gucuyuka, ni umuntu ushobora kuba akoze divorce inshuro 3. Iriya yari agiye kubana na Asiya n'inshuro ya 4. Ubwo ni ukuvuga ngo Asiya ubwo yari kuba ari umugore we wa 4. Nujya kureba urasanga mu buryo bw'ibisanira ibyamubayeho, umwuka umurimo ntaho utaniye n'uwa Pasiteri Mutesi, kuko Pasiteri Mutesi nawe ngira ngo akoze divorce inshuro 2, kongeraho na Rusagara wapfuye wa 3, na Mutesi nawe uyu bari kumwe ni uwa kangahe? Ni uwa 4. baranganya. Urumva rero uyu mwuka wo kwa Mutesi n'umwuka kwa Steven ni imyuka isa, ni umwuka umwe. Iyi niyo koperative bashakaga kwinjizamo Uwanyanasiya, mama Pasiteri, kandi yari yamaje kugeramo. Buriya nuko nyine Imana yatabaye, ariko niba umuntu yamaje kuguha ikarita ku buryo ushobora kujya kuri banke anytime, ujya ukajya gufata amafaranga yo guhahira abana, ukajya gufata amamenerivare, ukajya gufata amafaranga y'ingendo n'ibiki, burya biba byaba nibyo bita mariye, mwamaje gucanga umutungo, sibyo? Umufata nk'umugabo nawe abagufata nk'umugore cyane. Ariko Steven guha Uwanyanasiya ikarita ntabwo ari urukundo. Ubundi Uwanyanasiya urumva Steven yaraje nka pasitoro, aje mu rugo rwa nyakwigendera pasitoro. Bimwe mu byo yasabwaga kugira ngo agire umutima wa gipasitoro, kandi agire umutima wo gutanga keya. Zimwe muri serivisi z'ibanze rero yahise atanga no gutanga ikarita y'amafaranga, kuko uwo Godfather yavugaga yuko ngo mama Asiya Wanyana yararanaga na banke mu nzu. Nyine Godfather ni umugomereka we, icyo abashaka ni ukwandagaza umuntu. Bujya Godfather niwe wakubise hasi bitwa ba Jihadi, Godfather ni uroshye y'amano, Godfather n'abandi Abanyarwanda mbese arabaranitse ko twumva ngo ni umukongomani. Ibyo ngibyo ni Bosco Empire wabivuze, sibyo? Uyu mugore, uyu mubyeyi, Imana imuhagararaho. Buriya umunyarwanda yaravuze ko buriya ngo ukurusha urugo burya ntago aba kurusha urugo gusa, ahubwo burya ngo abakurusha umugore. Buriya Pastor Theo ni umwe mu bantu bari barashatse neza, kandi ibi bigaragariye aho amajije kuva mu mubiri, kuko Uwanyanasiya ni umuntu kugeza kuri isa muri imyaka igiye kurenga 2, ni umuntu wahagaze neza muri iki kibuga. Nubwo yahuye n'iki kibazo cya Pastor Steven, mubwire ko Pastor Steven uyu ni nka dayimoni Imana Satani yaramwoherejeho, kandi nkubwi none se
buriya no kuvuga ngo Pastor Steven yego umuntu wamuhuje n'uwa Nyanasiya bavuga ko ngo ari Pastor Mutesi. Pastor Mutesi Yego, niwe wamuhuje amakuru twagiye tuzi. n'uwa Nyanasiya Yego. ni nkayo wari umukomisiyoneri. Yamukubise Ni ibintu pasi. biba binababaje Pastor Mutesi kuba ari pastoro, ari uwa Nyanasiya ni mama pastoro, Steven nawe ni ingigwa ni pastor. pastoro. Yari Aba yari- bantu ugasanga bombi ibintu byabo bibaye gato. ni urushene. Uyu muntu Mutesi yaramurangiye ni muntu ki? Nawe wumve kandi Mutesi ni inshuti, yari inshuti magara y'uwa Nyanasiya. Yego. Ndetse yari yaranavuze ko ngo azamuba hafi muri ya space bavuga mu biriyo n'ibiki. Yaravuze ati Ati, tuzakuba umukobwa hafi, uri umukobwa wanjye. Yego, Ndetse rwose. n'uwa Nyanasiya yamwitaga marene. Yamwitaga marene, ni Yego. nka marene we. Yego. Ariko yaje kubona yuko ikibuga ari gukiniramo Kinyera. atashobora gutsindamo igitego. Ngira ngo nshimire uwa Nyanasiya wagize gutya icyo kibuga ahita agira gute akivamo. ni nk'umwaka ubundi Shana umwaka umwana, ariko ubwo buri uguzi kuba umuntu nk'uwa Nyanasiya kugira ngo ujye gushaka umuntu w'umudivorce utandukanye n'abagore inshuro 3. Erega reka nkubwire Emi buriya nubana n'umugore wa mbere mugakora divorce urumuga, ugashaka uwa kabiri mugakora divorce, ugashaka uwa gatatu mugakora divorce, zaba ari divorce zemewe zaba ari izitemewe, manzi umenye ngo ufite ikibazo. Ukwiriye deliverance, ukwiriye kubanza gusengerwa, sibyo? yego Ukwiriye kubanza kubatizwa, kwinikwa, ico kintu cyitwa divorce kikabanza kikakuvaho, uwo mwuka mubi ukabanza ukakuvaho. ukabona N'ubu uri gutangira umugore ukabona ubanye n'umugabo ukoze divorce, uwa kabiri divorce, uwa gatatu divorce, uwa kane ubwo ntuzongere se. oya ntago ari ntuzongere, ahubwo weho ufite ikibazo. Niyo aba bagabo baba baguta cyangwa se bakakubera babi, none se bamubereye ariko menya ngo iki kintu gituma batatu bose bakubera babi. ni ikibazo. Erega uretse na divorce Si niyo babimuroga se. erega uretse na divorce erega niyo wajya no gukora n'ahantu, sibyo? Wajya gukorana ugakora ukwezi bakakwirukana, ukajya ahandi wakora ukwezi nawe ukabona barakwirukanye, ukajya ahandi wakora ukwezi nabwo ufite ikibazo. Mbwira abantu ngo are ubwo senga cyangwa uhamagare muganga Inosa kuvura. harabivura sibyo? Inosa ibyo akoraho zisamarozi zisamarozi. Reka twere kwinjira mu marozi, ariko rega niyo waba ufite n'inzikodeshwa, sibyo? Ntabwo ari n'umuntu gusa, niyo wagira n'inzikodeshwa ukabona abapangayi baraje bamaze mu kwezi, inzu ni nziza nta kibazo, ukabona bavuyemo, hakajyamo abandi nabo bakamara mu kwezi ukabona bavuye. Akaba ari nta mupangayi wamara mu nzu yawe amezi 6 kandi bakavamo batubatse ngo bajye, ndetse bakaba bajya no mu zindi mbi zirenze bakanakubwira ati nta n'ikibazo turagiye, bakigendera bakajya no mu zindi mbi zirenze yawe kandi bakanazishyura menshi. Menya ngo inzu yawe ifite ikibazo. Ntabwo rero wambwira ko umuntu nka Steven umupastoro kugira ngo abatandukanye n'abagore inshuro 3 afite ikibazo, sibyo? Afite ikibazo ndetse gikomeye. Yego, niko bimeze. Yaba ari amahitamo ye, yaba atari amahitamo. Pastor Museni wavuze ngo ni amahitamo ye, yaba ari amahitamo ye, yaba ataraye, ariko aba bantu baba bafite ikibazo kandi gikomeye. N'izindi ngo baba bubatse nta mahirwe bariho yo gutanga icyizere ko zabaho. Uyu ni wo mwaku rero, niyo nzira y'umwaku bari banyujijemo mama Pasiteri wa Nyanasi. None ko Steven avuga ko icyatumye ngo bipfa ari umuhanuzi, icyatumye Steven uwo muhanuzi na mama si abaye ari umuhanuzi, ngo n'umuhanuzi wamupiratiye apirata, yahanuriye ndi umuhanuzi. umuhanuzi abanje guhanurira Pastor Steven
amubwira yuko uriya mugore ngo amubeshye atamukunda. Nawe rero kugira ngo yerekane ibihamya ahita amwohereza ya mafoto ari kumukarabya nk'umuntu bakundana nyine nka sheriwe kamufite ko bakundana. urumva abaye ari umuhanuzi, uwo muhanuzi yaba yaratumwe n'Imana buri kurokora ubuzima bwa mama pasiteri buri yaba yaratumwe n'Imana. Yari kugisariramo wa Nyanasi, yari kugisarira. umuhanuzi akoze ibara yatandukanyije abantu, reka yatandukanyije urugo rw'abandi rwari rugiye kubaho. None se reka nze nkubaza, nibyo abantu bagarukaho, niba umugabo ashobora gufata video y'umusheri wari kumukarabya, iyo video yarangiza akayisheringa abantu, oya ntago yayisherinza abantu, akayihereza nyine umuntu umuhanuzi. None se umuhanuzi yendaga urayagira ngo amwereke yuko ati nyamara ahubwo sengera urukundo. None se niba umugore wawe agukunda, ari we ugomba kubimenya. Ye niba nkubwira ngo Emi umugore wawe ntagukunda, wowe ukabuzi ko agukunda, urajya kunyereka amafoto mu buriri muryamye kugira ngo ubone ibihamya. None se ugira ngo icyemezo cy'uko umuntu agukunda nuko agukarabye ibirenge? Ubu se nshaka umuntu yagukarabye ibirenge akwanga? Umuntu yagukarabye ibirenge ko na Yesu yavuze ngo ko nahageze muri mwebwe ntihagira n'umamazi, ngo ariko uyu mugore we ngakarabirishije amarira y'ibirenge byanjye, byerekana urukundo. Ugenda ibyaha byawe urabiba. Reka nkubwire, n'ikitari ugukarabya ibirenge umuntu yagikora. N'ibitari ugukarabya ibirenge barabikora, ariko nta rukundo rurimo. Urukundo ni ikintu kiri personal, urukundo ni ikintu kiri interne, urukundo ni ikintu kiri privé, urukundo ni ikintu gitandukanye n'ibindi bintu abantu bagenda babona. Yego, sibyo? Biriya rero ni ubuhehesi, biriya banyuzemo, biriya bintu bari binjijemo wa Nyanasiya, biriya ni ubuhehesi, n'uburaya rurimo, sibyo? Nyanasiya nawe aricuza bimwe mu bintu yicuza uyu munsi, avuga ati Imana ibabure kubona nahuye, sibyo? Yicuza n'ibintu by'uburaya, yicuza no kuba yarahuye na Pastor Steve, kandi buriya nuko yabaye mama pasiteri akaba umugore wa pasiteri Theo. Burya hari igihe ibikorwa byiza byinshi bihisha igikorwa kibi, ujya muri ADPR bari kumutenga, kuko biriya bintu yakoze ni ibintu bundi bitagakwiriye gukorwa n'umugore w'umukirisitu. Ariko biriya bintu hari ahantu ruriya rwuri yari yarujyanwemo na ba bagore nakubwiye, babiciye bigacika. Kandi hari uburyo abantu bakwinjiza ahantu bakakubwira ko nta kibazo gihari, kubwira bati nta kibazo, cyo bintu bivemo by'imiteto. Ubona ko mama pasiteri ni umugore ugira isoni, ni umugore ukiri murekeye isoni, ni umugore ubona ukiyubashye, ni umugore ubona udashaka gusamara, umugore ubona ashaka kuvuga Imana mu kanwa ke cyane kuruta ibindi byose, ashaka kwerekana ko ashaka kuba umukirisitu. Ariko ahantu bari bamujyanye mu ndiri y'abazize, sibyo? Ahantu bari bamujyanye wa muntu we, urumva wana, ahantu bari bamujyanye ntabwo ari kuzahikura y'Imana. Abantu bari bamugejeje ahantu bamuhuza n'umugabo, bakicara, umugabo akambara ikabutura, akazajya umugabo agashyira ibirenge mu ibase, undi ibirenge akagenda bikarabya. Buriya ni kuri uyu muntu arangira, ni kuri uyu muntu arangira, aho kwagaza biba byakase. Ni kuri uyu muntu arangira, kuri uyu muntu arangira. Ko ari ababicira inkeri kandi mbona ari urukonda bino bintu. Utekereza ko Steven yari butunga uwa Nyanasiya? Akamutunga, yari kumutunga ngo aramukunda. Steven arahira akavuga ati nakundaga, n'ukuri kw'Imana nakunda, n'ubu yongeye akanyemera, ntabwo nazongera gukora ikosa. Steven ekada, buriya hari umuntu witwa Amunoni, uzasome Bibiliya mu Amunoni uzasome Bibiliya, yaronguraga mushiki, uzasome Bibiliya urukundo rwa Amunoni na Tamari. Kuvuga ngo Amunoni yakunze Tamari, urukundo rwanamugwaje, ariko ari mushiki we, bahuje se uwo batari bahuje ni nyina. Yego, urumva arwara muru. Ariko nyamara amajije gusambanya Tamari, cyangwa se mu nyito y'Abaheburayo yo kumukinda, amajije gukinda Tamari, Bibiliya iravuga ngo
urwango yamwanze ngo Wikubye. rwanganaga n'urukundo yamukunze. bivuze ngo yamwanze cyane kubera ko yamukunze buriya cyane. rero ni ukuvuga ngo buriya iyo Steven aramuka ageze kuri objective bariya abagore bakamuhuza na Asiya, noneho bakagera mu mashuka bagafumbata, n'amafoto bashoboraga kuyagaragaza, wari kujya kubona ukabona n'amafoto agiye hanze, hariya hari habitsemo ibanga rya gishitani ryo kwandagaza biriya. Reka nze nkubwire, abantu ntago babyumva, sibyo? Abantu ntago babyumva neza, niyo mpamvu buriya abantu bakwiriye gusenga kandi abantu bakirinda. Buriya Satani, buriya Imana idefanda umuntu wayo ariho n'igihe atakiri. Yego. Nayo mpamvu bavuga ko no ku gituro cy'umuntu w'Imana, Imana yahagarika marayika. Yego. Niyo waba wapfuye ukajya muri moruge, ujya iyo harimo umuntu w'Imana muri moruge, haba harimo marayika arinze indumbi yawe, kugira ngo itagira imihango ya gishitani n'imigenzo ishobora gukorerwa kuri uwo muntu. Nicyo yashaka. Biravugwa ko ngo Steven nawe ubundi ngo yinjiye mu barangi, sibyo? Ntago ngiye mbizi ibyo mu barangi, ariko biravugwa. Ntago mbizi ibyo mu barangi, ibyo ngibyo byo ni ibireba babivuga, ariko ngiyewe ndi mu icyo nza kuvuga ni ikintu kimeze nk'ihishurirwa ryanjye cyangwa ubusesenguzi bwanjye, sibyo? Ndabona uyu mupasiteri witwa Steven ari intumwa shitani yari atumye kuwa Nyanasiya, kandi abari babifitemo uruhare ni aba bagore bari inshuti magara z'uwa Nyanasiya, nibo bari bamuhuje n'iyi ntumwa ya Satani kugira ngo bateshe agaciro izina rya Pasiteri Theo. Urumva? Kuko urumva niba umuntu yari arimo agenda afata video etape par etape y'akantu kose, yego, ni ukuvuga ngo yari isigaye ya nyuma yari iyo mu buriri bari gukora sex, kandi izi video zose zafatwaga Asiya atabizi. Hari uburyo yishyiragaho telefone akayifata undi atabizi. Icyo kari icyaha. Yanafunzwe se, uretse wenda atari byo yazize. Reka twikomereze. Ntago RIB yamufatiye i Kanombe agiye kurira indege. Ni ukuvuga ngo ibi byose byari bukururuke bikagenda, Imana idatabara uyu mubyeyi, bikagira ubwo amufata video mu buriri. Yarangiza rero ibyo bintu byose bakabishyira hanze. Si no gushwana, si byo shitani yari kubishyira hanze bikaba nk'ibya yampana. Barangiza rero bakavuga ati nimurebe mama Pasiteri wa Nyanasiya, umugore wa Pasiteri Theogene Nzahuke, ataramara n'umwaka mwirimbi, dore iby'umugore wakoze, ishyano riraguye. Noneho rya zina ry'icyubahiro Theo yasize yubatse hano muri gospel no mu nsengero, shitani akabara ryanduje. Kuko uyu munsi yuvuze Pasiteri Theo Nzahuke, twumva umuntu wanditse amateka kandi w'icyitegererezo abantu bakwiriye kwigiraho mu ivugabutumwa, umuntu wagaragaje ubwitange, umuntu utarigeze yishyira hejuru na rimwe, umuntu wagandutse, umuntu wibujije kubaho neza kugira ngo afashe bagenzi be yasize ahantu habi. Ibi rero nibyo shitani yashakaga gutsiba n'iki kintu cyitwa Nzahuke Foundation, niyo nshuti Theogene Foundation, niyo nshuti Theogene, ni ikintu cy'inzahuke cyo gukomeza gukura abana mu mihanda. Urabona ko uwa Nyanasiya ibyo byose aracyagerageza kubikora, ariko nubwo abikora wenda ntabikora ku muvuduko umugabo we yabikoraga, kuko niba afite n'abaterankunga bangana, ariko ntihabuze n'abantu bakeya baba bagishobora guha uyu mubyeyi ubufasha kugira ngo ashobore kugira ibintu bimwe na bimwe akora umugabo we yakoraga. Ntabwo rero ibi bintu iyo bijya ahagaragara, ibintu byose byari guhita bihagarara. Nta muntu, ari abana barerwa bari kugenda, ibintu byose byari guhita bisenyuka, ubundi akitwa indaya cyangwa inkozi y'ibibi, ubwo bikarangiriraho. Wajya uvuga Theo, ubwo tukumva uwa Nyanasiya ibyo arimo gukora. Ariko Imana ishimwe ko yatabaye uyu mubyeyi, kandi nawe nanamushimire ko burya yiyaruye vuba
agahishurirwa vuba imigambi ya gishitani, ndetse akanahishurirwa aba badayimoni bari bamuteye banyuze mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere cy'abadayimoni bateye urugo rwatewe ni icyiciro cya social media. Hari abantu bamwe baba YouTuber binjiye muri uru rugo bashaka yego ni inkuru bafataga n'ibiganiro n'ibiki, ariko bafite n'umwuka wo gushaka kugira ngo oya si ugusebya, bari bafite umwuka wo gushaka kugira ngo babe baryama no mu kiryamo cya Pastor Theo, sibyo? Aba nabo ni witonda witegereze social media, urabona uwa Nyanasiya yarahinya akarenge, ntabwo agikora ibiganiro ku ma YouTube buri gihe, sibyo? Amezi 3 ashobora gushira 6 nta kiganiro agize gute atanze, naho ntabwo akigitanga ni rimwe na rimwe. Kandi nyamara suko wa Nyanasiya adafite ibiganiro, arabifite, ariko si nuko aba YouTuber badashaka ko abibaha, ariko kubera ko nawe yahishuriwe yabonye ko Satani yaragiye kumusiga amabyi. Aba bantu bafite umwuka ushobora kumugusha, ubona yuko abameze bacyo ujye ubatera umugongo. Imbaraga ya kabiri uyu mudamu yashoboye gutsinda ni imbaraga y'aba bagore, harigwa mvuga amazina, akagakunguka kandi abagore bitwaga ba Marene, abagore bitwaga bande bashaka kugira ngo bamwinjije muri koperative yabo, cyangwa se muri systeme yo gukura, cyangwa se yo kunogonora abagabo, cyangwa se yo gutera imbere bifashishije ururimi rwabo n'amataye no kwaje kwapura, sibyo? N'ibintu bijyanye nyine n'uburyarya bukomeye. Ibi rero yabonye atarusyaho, burya nibo bari banamunyujije kwa Steven kugira ngo abe yatambaza amagara ye, cyangwa se abe yakora ibyaha kugira ngo ashobore, kuko urumva yari yabonye ikarita, sibyo? Kandi iyi karita ya ATM yajyaga kubikura amadolari, urumva? Aha rero utagira ngo kuhasimbuka biroroshye. Uyu mugore afite amasezerano. Umwuka rero ngira ngo wundi wa gatatu ni umwuka wa Steven, uriya nawo wari umwuka udahusha. Buriya ngira ngo Imana niyo yarokoye uyu mubyeyi. Tunabwire n'abantu banafashe uyu mubyeyi, bamufashe ibikorwa afite n'imishinga afite rwose, kugira ngo Niyo Nshuti Foundation izabe fondasiyo ikomeye, ikomeze zamuka, buryo rwose inzozi za Pastor Theo uyu mugore we yazagira gute, zazagerwaho. Akeneye undi muntu wamufasha mu mbore ngo amakuru ze zitwayatambukije, zirahari bigira binene. Uretse ibi ngibi ntabwo twebwe tuba tuvuga ibintu by'inzaduka cyangwa bitari byo, sibyo? Wa Nyanasiya muzabona ko ubukwe kandi bwiza, kandi azarongorwa n'umusore utarashaka. Ibi ngibi mbivugiye hano kandi uzabibona. Amakuru agize gute arahari, urumva? Amakuru arahari, amakuru arahari. Uriya na Pastor Mutesi navuze nagiye kurongorwa, agiye gushaka abantu bantera amabuye ngo yo ngo sibo Mana ngo byishimo ngo ibyo nibihuha ngo urabeshya. Ndabubwira ni ngewe Pastor Mutesi agiye gukora ubukwe, bivuga nk'uko ibintu byari bimeze kandi byarabaye. Ubukwe bwe naranabutashye, yampaye n'impano rwose. Aravuga ati ubuhanuzi bwagize gute, bwasohoye. Mugiye kubona rero n'uwa Nyanasiya rwose mu minsi iri imbere, sibyo? Kandi azarongorwa n'umusore, muhanagura amakoti, sibyo? Kandi Imana uyu muntu azamuhanagura amarira yarize, sibyo? Uyu azaba ari Yosuwa, azaba ari Yosuwa uzasimbura Mose, sibyo? Kandi uko Imana yabanaga na Mose niko izabana na Yosuwa. Kandi ahantu Mose yagombaga kugeza Abisiraheli ni Kanani, kandi na Yosuwa niho yagejeje Abisiraheli. Ibi turabivuze, uwa Nyanasiya babyitegure vuba, kandi mvuge ngo uyu mugore azabona ineza y'Imana akiri mu isi, kandi abana be bazakura rwose, azabona bakwe n'abakazana, kuko Pastor urahanuye ko yumviye Imana. Ibi ngibi mbivuze ngende hano kuri kamera. Urahanuye Pastor? Ibi mbivuze ndi hano kuri kamera.
sibyo muzabona uwa Nyanasiya mu bihe bidasanzwe byiza seka yishimye byiza kandi muzamubona 32 akagaragara reka nkubwire ibintu bizaba ku wa Nyanasiya yego bimbwire ibintu bizaba ku wa Nyanasiya mama pasteur yego ni ibintu bimeze nk'ibintu byabaye kuri Dawidi reka nere kuvuga Dawidi wo muri Bibiliya reka mvuge umuntu murahita mubona yego sibyo ibintu bigiye bizaba ku wa Nyanasiya bimeze ni nk'ibintu byabaye kuri Olive wa mugore wagiye hanze wa mugore w'umuririmbyi w'umuhanzi ibintu byamubayeho yagiye hanze rwose kugira ngo ubu Olive umurebye yarabyibushye arakeye Olive yibagiwe urupfu rw'umugabo we wa mbere ibintu bizaba ku wa Nyanasiya ni nk'ibintu byabaye kuri Isaka Bibiliya iravuga ngo Isaka yarongoye Rasheli aramukundwakaza nuko ngo Isaka yibagirwa urupfu sibyo umubabaro yatewe n'urupfu rwa nyina Sara hari ibintu bizaba ku wa Nyanasiya bikomeye kandi muri ibyo bintu bikomeye harimo no guhabwa umugabo ku buryo uwa Nyanasiya azibagirwa rwose pe azibagirwa umubabaro yatewe no umubabaro yatewe n'ibihe bibi yanyuzemo by'ubuzima mu bintu byo kwigunga kwesha oya reka nkubwire ibigeragezo bibaho ahantu hose hari ibibazo ariko hari igihe bimwe bivaho hakaza ibindi hari igihe bimwe bivaho hakaza dusoza ikiganiro cyacu dushimira abantu badukurikiye mu kiganiro bakumva ikiganiro niba wumvise ikiganiro aho ucyumvishije kanda subscribe ukore like nurangiza ukore share ubundi tuguha ibiganiro kandi byiza ibiganiro byacu nakagaruka nawe